nitwa Nshogoza Benwa aka Mr Monologue. Umeze neza se? Ndagushishikariza gusimbukira kuri YouTube channel yacu yitwa Nshogoza Benwa, ukagira ushaho gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nahoze ntekereza ku rukundo rw'Imana, ndavuga ko Mana uri gitangaza, ukwiye amashimwe, n'ukuri n'uwaga icyubahiro. Njya nibaza umugambi wafashe, urabitekereza neza, urabinoza, wirukana Satani mu ijuru ari ingaragu. Ndibaza umuntu wari kumubera umugore yari kuba ameze ate? Umuntu wari kumubera umugore akaba umugore wa Satani, maze Satani akagira nyirabukwe na sebukwe. Ese abo bantu bari kuba bameze gute? Hanyuma kandi nanone ndi kwibaza Satani abana yari kuba yarabyaye, mwajya muganira muri nko mu ishuri akavuga ati njye papa wanjye yitwa Satani Rusuferi. Ibaza icyo kintu ukuntu gitangaje. Hanyuma umukobwa akajya yirara akavuga ati rwose njye narongowe na Satani, niwe mugabo wanjye. Imana ni igitangaza, yabirebye kure iravuga ati genda uri ingaragu, ugende rwose uve mu ijuru umanuke hasi kuzimu uri ingaragu, hanyuma uzipfira utyo. Imana ireba kure, iturebera aho tutareba, kuko Imana ni igitangaza. Ikindi nibaza abagabo bose, abagabo igitsina gabo muri rusange, kuntu kijya mu mwobo kitazi uwawucukuye, kitazi aho ugarukira, kitazi ngo umwobo ni uwande, kitazi ngo habamo iki, kitazi niba habamo igikoko cyangwa incira, ariko nawe akajyamo agacukura. Ukibaza ati se uyu mwobo ugarukira he? Ko tubona uwinjiramo ugenda nawe ucukura, ariko utazi ngo ni uwande, ni iki kirimo, ni nande wawucukuye? Ibyo ni ibibazo ngenda nibaza. Kandi nanone ugasanga abagabo bararwanira kwinjira mu mwobo batazi wawusizeho ninde, batazi ikirimo mo imbere, banange. Nitwa Nshogoza Benwa, sembye kuri YouTube channel yacu nayo nuko my friend.